Ubuzima ni umukino, ubyemere cyangwa ubyange, gusa kuri iyi si ngo habaho ubwoko bubiri bw'imikinire, gukina ugamije gutsinda ukarekeraho. Hari no gukina nanone bidashira, bikomeza kandi bigira ingaruka bikanazana inyungu zihoraho cyangwa se zizahoraho mu buzima, biterwa n'ikarita wakinye. Murabizi, nta kiganiro mwumvise mu gatabo cy'ubugoryi kidafite umumaro. Tugiye kwiga amasomo akomeye cyane agiye gutuma duhindura uburyo twumvagamo kandi tugafatamo isi n'ubuzima muri rusange. Guhera uyu munsi ntuzongera gutaka imvune n'ibibazo by'ubuzima. Icara hamwe twigana aya magambo, aya masomo akomeye. Ubuzima tuba muragoye kandi uko bugenda bucya urushaho gukomera no kuba amayobera akazi. Iyo ucuze nabi ntumenya iyo watakariye. Umva amasomo y'ingenzi rero twungukira mu kiganiro gatabo, amasomo yagufasha mu buzima. Ni mu gitabo cyitwa Finite and Infinite Games. Ni ukuvuga ngo ntaribagirwa, reka mbanze nshimire umukobwa umwe rukumbi mwiza cyane uzi ubwenge waduhaye iki gitabo, akaba atumye tuba twicaye uyu munsi turi kukivugaho. Bamwita Matutina Stella Silvi. Ni umukobwa, niwe tubikesha. Uzagira amahirwe azahura n'uyu mukobwa bamwita Stella, sibyo? Wumve neza amagambo dutangirana. Ngo ikiremwa muntu kivuka nta kintu na busa na kimwe gifite, kandi ngo buri hamwe ikiremwa muntu gihora kiziritse kiboshywe n'iminyururu cyangwa se bisa n'iminyururu. Iminyururu y'ubuzima, iryo jambo nubasha kuryumva uratangira kujya ukora cyane bihagije muri ubu buzima. Ni wowe wishinzwe hano ku isi. Ngo turwana intambara zihagije, ngo dukunde twishyire twizane muri ubu buzima, ndetse bamwe tubipfiramo tutabigezeho. Ni ubuzima. Ngo ni icyifuzo cya buri mukinnyi kuba master player, wa mukinnyi mwiza ufite ubushobozi bwo gukina buri mukino nta kintu kizawubamo kizamutungura. Ninde utakwishimira kumenya igihe icyago cyo kwirukanwa mu kazi kizabera, igihe boss azabitekerereza, wenda yaba ari n'amahirwe yo gushaka kandi kazi. Ngo umukinnyi mwiza by'umwihariko tubyumve mu gice cy'ubuzima, ngo ni wa wundi ukina nkaho ibyo ari gucamo byose yabiciyemo muhashize, ndetse ngo uyu nguyu ubuzima arabwubaka kandi bigakunda, nta kintu kimutungura, dore ko buri gihe bidahora bimeze neza. Ibyo abakinnyi beza mu buzima barabizi. Ngo burya niba utiteguye buri byago cyangwa se buri dukoryo twose uzahura natwo mu mukino cyangwa se mu buzima, ngo amahirwe yawe yo gutsindwa cyangwa se kubutakaza niko azaba ari kwiyongera, azaba ari kuba menshi. Ni igitabo. Mwumve neza. Ubuzima bw'umucakara, umucakara uyu nguyu ukorera akazi umuntu runaka, ngo ubuzima bwe ni umutungo wa sebuja. Uburyo bwonyine ngo bwo kubaho k'umucakara ni ugutanga ubuzima bwe. Byumve neza aha hantu. Ukunda ubuzima bwe azabutamba abutakaze, ndetse ubwanga we azabukomeraho. Uwanga ubuzima bwe hano ku isi azabona ubugingo buhoraho. Umwami Yesu Kristo cyangwa se Yezu niwe wabivuze ibyo ngibyo. Niba ukunda ubuzima bwiza, iyange ukore utitaye kuri buri kimwe. Nta kazi kabi kabaho, nta kwirya no kwikunda bikabije bikuvana mu murimo niba ushaka kubaho. Ngo ubuzima burya buratsindirwa, ntabwo ari ukubamo gutyo gusa. Igisobanuro cyonyine cy'ubuzima ni ukubaho. Ngo kwishyiriraho limite cyangwa se bya bindi twumva tutarenzaho. Nk'urugero, tekereza impamvu uvuga uti uyu mwaka nzakora miliyoni 20, apana kuvuga 100. Nuko uba wiyizi uko ukora. Ngo kwishyiraho izi ntambwe tuba twumva tutarenza rero bituma tumenya ngo dufite imbaraga zihagije cyangwa se hoya ntazo ugereranyije n'abandi. Murabyumva? Niba uvuze uti ngiye kujya mbyuka buri saa 10 bikakunanira cyangwa se ukabishobora, namwe murabyumva. Ngo imbaraga cyangwa se ibyo dushoboye bigaragarira mu ko twakinye. Abakinnyi batsinze ibitego 5 mu minota 2 ya mbere mu mukino w'umupira w'amaguru, wa muntu wubatse inzu mu mezi 2. Uretse gato na wa wundi umuranye n'umugore we cyangwa se umugabo imyaka 20 bataratandukana, iteka baradutangaza. Ngo uko imbaraga zacu zingana bigaragarira mu ko twakinye umukino w'ubuzima wo urangira dupfuye uko twakinye rero. Ngo kuko imbaraga n'ubushobozi byawe bigaragara mu byavuye mu byo wakoze cyangwa se uko wakinye umukino w'ubuzima. Ngo ntabwo rero dutsinda buri kimwe cyose tunyuramo mu buzima kuko turi abanyembaraga, ahubwo tubicamo kugira tube abanyembaraga. Turabo ahashize haremye. Tubyumve neza. Uramutse ufite ubushobozi bwo gutsinda umukino utarawukina, ubwo ibyakurikiraho ntibyaba ari umukino. Byumve.
niba iwanyu baguha buri kimwe cyo kwifashisha mu guhangana n'ibibazo by'ubuzima, menya neza ko utazi icyo ubuzima icyo ari cyo. Uzatangira kubusobanukirwa umunsi watangiye kwitaho no kubyitaho neza niwigenga. Twese tuzi abantu basigirwa ibya mirenge n'iwabo bikaba umuyonga mu kanya nk'ako guhumbya. Ngo ntabwo dufite ubushobozi bwo gutsinda ibiza kamere, ariko iyo bitubayeho n'umwanya mwiza wo kubyitwaramo neza. Uvutse uri umukene, uko uzabyitwaramo rero nkawe wowe ubwawe. Urugero, umwuzure, izuba rikatse, imvura y'amahindu, dushaka imitaka muri icyo gihe. Ibyo nibyo tuvuga hano. Ntiwahangana nuko ubuzima bumeze, ariko wabyitwaramo neza mu gihe cyawe. Ngo numara kwemera urupfu nk'ikintu utavanaho n'ubundi kizaba, ngo icyo gihe ntuzongera kurwana uko riyo bwabaga, ngo udapfa, ahubwo ubuzima ububamo cyangwa se uzatangira kububamo uzi neza ko n'ejo wagenda. So uzatangira kubamo neza, ububamo nk'umugenzi icyo gihe. Ijambo ryiza cyane, if I accept death as inevitable, I do not struggle against mortality, I struggle as immortal. Ngo burya ngo ibyinshi bidusubiza cyangwa se mu bidusubiza inyuma, ngo nibyo twe ubwacu twishyiriraho, ngo akenshi ntibiba bizaba, nibyo twimajina. Ngo nta buryo na bumwe bushoboka wareba hashize ngo ukureho intege nke zawe wagize. Abakinnyi beza bareba imbere, batumbira imbere hazaza. Ahazaza ahashize hadafiteho uruhare na rumwe, ahubwo hashobora kuzatuma hashize habaye habi, wenda twongera tukahatekerezaho kabiri uko twahinduye. Ikiba nyuma y'aho ngaho namwe murakizi, turatangara tukumirwa, tugatangara koko. Ngo umunyembaraga ni wa wundi ushobora kuzana ahashize akashyiraho akadomo, wa wundi ufata ahashize uko haba hameze kose agakuraho ingaruka zaho, hakareka kuba umwanzuro ntakuka, ahubwo akahindura. Nababwiye ngo iki gitabo twagihawe n'umukobwa w'umunyabwenge, sibyo? Ninde ubihakana? Burya imbaraga zisobanurwa nka bwa bwisanzure ufite mu byaryo byose ubamo. Umugabo ashobora gutahira igihe cyose ashaka mu rugo. N'urugero aho ngaho kubaza amateka, ngo abanazi cyangwa se abadage ntabwo bigeze bahangana n'abayuda Jews. Isi yose yarebeye abayuda bapfa bicwa n'abanazi byonyine, kuko abanazi bashoboye gucecekesha abayuda ntibavuga. Isi yose isa nkaho itababona. Nutavuga, nudakora, uzapfa wibagirane. Iteka ngo tuba tugomba kwerekana ko duhari, presence. Ngo amateka yawe sa yanjye, reka ngo tubaho mu mateka amwe. Twese tubaho mu buzima bumwe kandi isi ni imwe. Ninde wakubwiye ko biriya abandi bakoze wowe utabishobora? Rinde. Mbega igitabo cyiza. Ngo nk'uko nta muntu washyikinana umukino wenyine, niko ngo ku isi byose uzikora uzaba uri kumwe abantu muri rusange mu bana. Ni byiza kandi ni ingenzi kwiga kubana nabo kandi neza, sibyo mw'abantu mwe? Ni igitabo. Reka dusoreze igice cya mbere cy'iki kiganiro hano. Amagambo yo aracyari menshi mu gitabo. Amagambo twakoresheje nayagiye ahuzwa n'imiterere y'ubuzima kugira ngo atugirire umumaro. Bivuze ko atari ko yanditse neza mu gitabo. Matutina Stella Sylvie niyo waduhaye iki gitabo, niho tubikesha. Reka tuzasubira ubutaha. Reka twese Mugisha, ntuzacikwe igice cya kabiri.